guhanurira abashumba haguruka humura sindahanura nk'ibya Theogene ariko Imana yarabimbwiye rambwiye ngo nzakugira umugore munini nini nanjye ntamina ariko ntasheringira ngomba kuyibwiza ukuri cyo gihe napimaga ibiro 46 ariko uyu munsi ndi gupima 101 kandi ngo ubwo ndi kuri regime ngo ndi kuri regime suzi inyama njya Imana yacu ifata igihugu itarwanye iyo mbinduriye izina muri karitsiye iyo kumbaye byarananiranye irera imfubyi zigakura iyishura amadeni tudafunzwe iduha gutura mu mujyi wa Kigali iduha gusinzira abanzi bagiye kuzana ibirozi itubesheje muri iki gihugu iduha kuryama tugasinzira iri bwishakire isanzure. Feel free. Dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya haleluya Yesu ashimwe shimye Imana data wa twese yarinze mwebwe mwese nanjye kandinda Imana yabwe icubahiro ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera shimiye umushumba uhora dutekerezaho nishimiye ikaze yaduhaye nanjye ndari mwifurije mu bwami bwo mu ijuru nejejwe no kubona abashumba Imana ibaha umugisha mwese muri mu iteraniro Imana ibaha umugisha nishimiye ubuhanuzi Imana inyurije muri mushumba Imana yacu irareba ntabwo yerekwa mwita umukobwa wanjye tumaranye imyaka 12 kandi muri iyo myaka yose nta kibi nibuka hari igihe ubana n'umuntu ukicuza icyatumye mumenyana ariko kuva muri iyo myaka yose sindicuza n'umunsi warimwe Imana rero ihe umugisha mushumba kandi mpagaze hano mpamiriza ko ari umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana nshobora kuba mbivuze mu Kinyaruhengeri ariko ndagerageza mbivuge mu Kinyakigali ni umukozi w'Imana ndabihamya abantu bose banyandikiye bambwira ngo baraza hano Imana ibaha umugisha hanyuma nshimiye shoferi sinzi niba kiri hano ari umukozi w'Imana witanze akimara kumenya ko ndaza kubwiriza hano arambwira ngo ndaza kugukura mu rugo kugira ngo ivumbi ritakugeraho ari hano abaye atatashe yakwihangana nkamusabira umugisha imbere y'iteraniro byashoboka ko yaba yatashe ariko Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha mwinshi Imana imuha umugisha uzagira imodoka nyinshi cyane kandi abawe bose bazaba bakiri Imana iguha umugisha twamenyanye rimwe ariko kuva icyo gihe yari yanampamagaye ndamuyoberwa arambwira ngo kuva nakumenya numvise ngukunze rero Imana yampamagaye iguhe ibiruti ibyo wewe ufite uyu munsi Imana ibaha umugisha mwinshi dufite igihe gito mureke tukibyaza umusaruro abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine NYIRAPASIKA ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4 aha ntabwo ari ubwa mbere ariko reka mbabwire ko atari n'ubwa nyuma byarenze ubushuti ubu ni ubuvandimwe Imana ibaha umugisha murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'Itangiriro
igitabo cy'itangiriro ibice 22 umurongo wa mbere, hanyuma turasoma umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane, turasimbuka dusome ku murongo w'8, twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe muri iri jambo. Nishimiye kubona umuririmbyi najyaga mubona ku mbuga zitandukanye, ariya ko nabonye ari kuririmba ngo kombo nubabaye. Si wowe? Imana iguha umugisha, ndagukunda. Amen. Kandi nanjye nishimiye kuzaba ndi mu icyo giterane. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoma mu gitabo cy'itangiriro ibice 22 umurongo wa mbere, turageza ku murongo wa kane, hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo w'8. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati karame. Kabiri iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umuntambire ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Gatatu Aburahamu azinduka kare, ashira amatandiko ku ndogobe, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa kane, ku munsi wa gatatu, Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Dusome ku murongo w'8. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwishakire umwana w'intama w'igitambo cyoswa. Nuko bombi barajyana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye, ariko kubw'umwihariko umugabo Imana yampaye azi ko naje hano yambwiye ngo mbasuhuze, kuko hano arahazi, twigeze tuhazana, ubwo rero arabazi. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo Imana ishize ku mutima, rifite insanganyamatsiko igira iti kwibukira Imana ahashize. Kwibukira Imana ahashize. Ndagira ngo nkubwire ko igihe cyose ushaka gukomera ku Mana, ushaka kutagushwa n'ubusa, uje ufata ibyo Imana yakoze ubigereke ku byo itari yakora, uzaje urasanga ibyo Imana yakoze biremereye cyane kuruta ibyo itari yakora. Reka nkubwire ngo igihe cyose wibuka amateka, ntabwo wica amategeko. Uzi ko abantu batanyumvise di? Nari mvuze ngo igihe cyose wibuka amateka, wirinda kwica amategeko, kubera Imana yacu tuyibonera cyane mu byo yadukoreye. Ibyo yakoze biruta cyane ibyo itari yakora. Satani nakubwira ngo biracitse, uzamubwire ngo ceceka Satani, n'ubutari ubu bwarakeye, Imana yacinzira ndatambuka. Satani nakubwira ngo ntiwari wabya, uzamubwire ngo n'ubundi mama yabyaye utabigizemo uruhare. Abantu ntibanyumvise we. Nakubwira ngo dore birarangiye, uzamubwire ngo n'ubundi naje ku isi atari wowe ubigizemo uruhare. Iyo ushaka gukomera ku Mana, uyirebera mu byo yakoze. Muvuge ngo amen. Hetitrizine ebrais. Ibyo Imana yakoze bitwemerera kuyubaha ntawe uduhasa. Muje mureka tuyirebere mu byo yakoze. Satani nakubwira ngo ubusi ayikodura yakura he, umubwire ngo Satani we, n'ishuri naryize utabigizemo uruhari. Nakubwira ngo uyu mugi ntuzawuseberamo, umubwire ngo no mu cyaro nta pura yawe nabonye. Iyo ngaburiye ndi mu cyaro ndafashijwe, iyo ngaburiye ndi mu cyaro ni Kigali ishobora kungaburira. Ni Imana irebera hose icyarimwe, ni Imana ivuga
birashoboka n'ibitariho yibibona nk'ibiriho. Muyikomera amashi. Umugabo Aburahamu Imana imuvugaho ibintu byinshi, ariko ndagira ngo muvugeho ibintu bitatu kubera umwanya muto dufite. Icyambere, Imana ivuga ko yari umukiranutsi. Icya kabiri, Imana ikavuga ko yari inshuti yayo, inshuti magara y'Imana. Icya gatatu, ngo yari sekuruza w'abizera. Hanyuma rero umunsi umwe Imana izindurwa no kuza kumugerageza. Iravuga ngo ndabizi ko Aburahamu yizera. Kabiri, ndabizi ko ari inshuti yanjye. Gatatu, ndabizi ko ari sekuruza w'abizera, akaba umukiranutsi. Reka nzindurwe no kumugerageza, ndebe ko ubushuti dufitanye akibuha agaciro. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ipfana n'umuntu gukiranuka gusa. Burya gukiranuka nico gusa upfana n'Imana. Nushaka kuba inshuti y'Imana ugomba kuyigerageresha gukiranuka. Iyo ikubonyemo gukiranuka ngo ntabwo igucira urubanza, ihita ikwita umukiranutsi. Haleluya. Nubwo abantu bo batakwemera ko abantu bo n'abantu, hari kera iyo ikubonyemo gukiranuka. Imana ishimwe. Witwa Yosuwa ngo yari umukiranutsi. Noneho Yosuwa yarazi ko Imana ihagarara ku mukiranutsi. Umunsi umwe ngo ari guhangana n'abanzi be, abona bugiye kwira kandi abanza atari yabamara. Geza ahantu haryoshe, abwira Imana ngo Mana, biragaragara ko bwije, ariko mfite ingingo indengera, ndi umukiranutsi. Wanyemerera nkagusaba nge nk'umuntu ntibishoboka, ariko kuri wowe biracyashoboka. Ndafashijwe pe. Uwo mwicaranye mubwira haguruke. Imana imbwiye ijambo rikomeye. Irambwiye ngo ibyo kukubuza amahoro byari birekereje, ariko irambwiye ngo kubera ko uraho Imana ikorera, ikorosha ihema kugira ngo bigushake bikubure. Satani amaze iminsi ari kugukereza, ukavunika cyane ariko ntubone umusaruro, ukamera nk'umuntu uri guhinga ku gasi. Ariko Imana irambwiye ngo ije kuguha umugisha, ayigrene dry, utazongera kwakwa n'iminsi. Ni umugisha urambye, ni umugisha ufite imizi, ni umugisha wambukiranya imipaka, ni umugisha uzasazana. Mbonye inzu ndende ya etaje, mbona marayika yiguteretsemo, numva ijwi rirambwiye ngo ni inzu muhaye yo gucecekesha amagambo abantu bavuga. Narindi kubabwira ngo nuko Yosuwa abwira Imana ngo nge ku muntu ntibishoboka, ariko kubera ko wowe nizeye ushobora byose, nyemerera ngo usabe ikintu kizandikwa mu mateka. Imana iravuga ngo gisabe. Hari ingingo ituma bera barengerwa. Muvuge ngo amen. Yosuwa aravuga ngo ndakwinginze, hagarika ririya zuba kugeza ubwo nimariraho abanzi banjye, kugeza ubwo abanzi banjye mbamara. Akira ubuhanuzi nguhanuriye muri aya masaha buvuze ngo Imana nihagarika ibihe, abanzi bawe ubanze ubimareho, abanzi bawe ubikokoreho, abanzi bawe ubahanagureho, abanzi bawe batumuke, uhure n'icyo Imana ishaka. Ako kanya ngo Imana ireba nabi izuba iti Imana irebe nabi ibihe, abera dutabarwe. Imana nirebe nabi ibihe, ubukwe bwawe bukorwe.
Imana nirebe nabi ibihe igihe cyawe cyo kujya hanze kigerweho. Imana nirebe nabi ibihe imishinga yawe ive mu mvugo yinjire mu bikorwa. Mukomere Imana amashi. Wagize neza gusemura. Imana iguha umugisha. Mbonye mbere yawe hari isaha nziza. Mbona urushinge ruri kwihuta. Imana irambwira ngo mumbwire ngo kuko igihe cye kigeze. Isaha igiye gukora nta nibuye. Igihe kirageze iyo umuntu ari gukorera mu gihe ntavunika. Umuntu avunika atari mu gihe cye, nayo umuntu ari mu gihe cye ntavunika. Imana iguhuje n'umugisha. Aba bari hano bose bazamenya ko wakoreye Imana. Isi yose izamenya ko wakoreye Imana. Kandi ukuhagarara ku ruhimbi usemura, uko niko uzajya ubwiriza iteraniro amahanga yose agukurikiye. Uko niko Imana imbwiye iguhaye urugo ruzifuzwa n'uwari we. Abana b'abahungu n'abakobwa teskele pai elisili kahonevo. Imana igukundira kuyihamirizaho abantu batakurora naho bakurora. Irambwiye ngo iragushimira ko ukiranukiraho ibyaha biri. Niba hakiri abakobwa b'inyangamugayo uyu nguyu arimo. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Haleluya. Turacyari kumwe. Buri iyi saha bampaye ntabwo iri kurangira we. Mbeki bo uraho. Mbonye uri muri ambasade. Imana irambwiye ngo mubwire ngo muteretse mu buzima bwagutse. Imana iguhaye gakondo mu gihugu cyo hanze. Uzabyara abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, kandi harimo impanga. Sotitetino hebai. Imana irambwiye ngo nta karande zo mu muryango zizagukurikirana. Ikugize mukuru mu muryango, uzajugishwa inama bagutegereze babanze bavuge ngo araza n'indege ya saa 9. Imana irambwiye ngo niyo ibikoze. Komera Imana amashi. Komera Imana amashi. Komera Imana amashi. Murekeraho. DJ yari yatinze. Icyokora arahageze. Komera Imana amashi. Komera tamashi ndikumva. Tamashi. Murekeraho. Birangira izuba rihagaze. Yosuwa ngo abanzi bamaze gushira. Imana irongera ibwira izuba ngo ongera ukore. Ngo birangira Yosuwa abanzi be abarangije. Naringize ngo nkubwire ngo icyo Imana ipfana nawe ni ukukiranuka. Kiranuka gusa, ibindi byose bizikora. Yikomera amashi nta kibazo. Aburahamu Imana iramusura izanywe no kumugerageza. Nakurikiranye amakuru. Imana yaje gusura Aburahamu Sara adahari. Ngiye kukubwira ijambo riryoshe. Buri ijuru ntabwo ari ivangamutungo, ni umuntu ku giti cye.
iravuga iti Aburahamu niwe nshuti yanjye, nje kureba ko ubushuti dufitanye bugikomeje, reka nze mugerageze. Iraza iramubwira ngo Aburahamu, turacyari inshuti. Aburahamu ati nje sinakuvaho, turacyari inshuti. Imana iramubwira ngo none se uracyankunda? Aburahamu ati ubwo nareka kugukunda ngakunda nde? Wampaye izina ntaryo ngira, nitwaga papa Mbyirire, ubu ndi papa Isaka. Wampaye umwana Sara nta n'ibimenyetso akibona, ndashimira Imana ikora nta n'ibimenyetso. Banyumvise, haleluya. Ni Imana ikora nta n'ibimenyetso. Aburahamu ati ubwo nakwibagirwa ukuntu wankuyeho igisebo? Baravuga ngo ibyanje bizarya umugaragu wo mu rugo, none ubu mfite Isaka, ubu nakwibagirwa? Imana iti rero nje kugusaba ikintu kimwe. Aburahamu ati nubwo wansaba 10. Imana iti Isaka ndamushaka. Aburahamu ati ushaka kumutuma ku isoko? Imana iti ndashaka ngo abe igitambo, umujane ku musozi Moriya, uje kumuntambira. Aburahamu ati ntabwo uzi ko ari we nsigaranye? Imana iti ndabizi. Aburahamu ati uje ko ba nyirabishimbo si ko babyaye 6 ko bari kuvuga ko badashaka uwa 7, waba ari yuje? Imana iti sindangirwa inzira, nta nubwo ngirwa inama, cyokora nge ntanga inama. Imana iramubwira ngo Isaka niwe nshaka. Aburahamu ati Uwite, shingiye ko Isaka yabaye hari ukumumpaye, shingiye ko Isaka ari igisubizo, akaba ari wowe utanga ibisubizo, sinaha agaciro igisubizo ngo nsuzugure utanga ibisubizo. Aburahamu ngo afata ineza y'Imana mu kuboko kumwe, afata na Isaka mu kundi kuboko, akoze balance, asanga ineza y'Imana iraremeye kuruta Isaka. Aravuga ngo Isaka ni igisubizo, itanga ibisubizo niyiremereye. Aravuga ngo igisubizo cyapfa, ariko itanga ibisubizo ntabwo ipfa. Aravuga ngo igisubizo kijira usororo, ariko itanga ibisubizo niyitegeka urupfu. Aravuga ngo Uwite, ntacyo wansaba ngo nkwime. Dushingiye ko ariyo itugiza abangaba turibo, muje mureka dufate ibisubizo tubyubahisha itanga ibisubizo. Igisubizo ntikiremera, haremera itanga igisubizo. Igisubizo cyarangira, igisubizo gitezwa cyamunara, ariko itanga ibisubizo ihora ariyo kwizerwa, ihora ariyo kwiringirwa, nihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Aburahamu abwira Imana ngo Mana, aho kugutakaza natakaza Isaka. Isaka ngo yarageze mu gihe cyiza, yaragize imyaka 15. Kuba munini ni ikibazo rero, ariko Imana yarabimbwiye, rambwiye ngo nzakugira umugore munini nini, nanjye ntamina ariko ntasheringira. Ngomba kuyibwiza ukuri. Coge napimaga ibiro 46, ariko uyu munsi ndi gupima 101, kandi ngo ubwo ndi kuri regime. Ngo ndi kuri regime suzi inyama njya. Kera bakwiringiraga, tugufite tugufite nitwifuza. Mana wadutabaraga, koma amashi turashaka
abwira Imana ngo kugira ngo umenye ko nafashe icyemezo. Sara sindaje kubimubwira, kuko aho gutandukana n'Imana natandukana na Sara. Nyumva cyane, aho gutandukana nawe Mana natandukana na Sara. Ngo Aburahamu afata icyemezo, aravuga ngo izina ryiza ry'umugisha nitwa ni Imana yabigizemo uruhare. Nta shangazi, nta tantine, nta muyomba, intanga byari byaranze iyambaye kubya niyo nkwiye guha agaciro. Ngo afata abagaragu babiri, afata na Isaka amukorera inkwi, ngo baragenda. Bakoze urugendo rw'iminsi 3. Aburahamu arebye aho hantu ngo abona ni kure, ariko kandi yibuka ko ari kumwe n'abagaragu. Aravuga ati aba bagaragu bashobora gutuma ntakora icyo Imana ishaka. Tuzemere kugendana n'abagaragu. Hari aho abagaragu basigara, kuko ujya guhamagarwa ntibari bahari. Muhamagaro wawe bakubonye ukuze, ntabwo bazi uko waje mu itorero. Tukwiye gucogozwa n'abagaragu. Aburahamu abwira abagaragu ngo musigare, nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga tugaruke. Ngiye kugera ahantu haryoshe, nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga. Yaragiye gusenga cyangwa yaragiye gutamba? Akoresha ikinyoma gitaga tifu. Kiremewe. Uwacu yatubwiye ukuntu Imana yabwiye Samweli ngo naje kwimika Dawidi. Irangije iramubwira ngo kugira ngo Sawuli atabimenya akakwica, fata inyana. Uwo murahura uramubwira kugiye gutamba, kandi agiye kugira ute? Ikinyoma gitagatifu kireme ko mutari kubyikiriza. Mbabwira undi, uwitwa Dawidi ageze mu Bafilisitiya bagiye kumwica. Yabwiye Imana ngo Mana, dore Abafilisitiya bagiye kunyica, inzira ndazibuze. Cokora wandokoye icumu rya Sawuli ndabizi, intere wanshoboje kuyishwanyura, ariko se hano ndanyura. Imana iramubwira iti ceceka, mfite inzira vierge. Kuzana ubuhanuzi buvuze ngo iracyafite inzira vierge. Haguruka wowe wa marinete. Niba hari umuntu ukoze ubukwe mu buryo butunguranye, ni wowe. Niba hari umuntu Imana yamamaje, ni wowe. Imana irambwiye ngo ntabwo uri umucuruzi, ahubwo uri umushora mari. Ngiye kubona mbona ishusho yawe, abamarayika bari kuyizamura bakagenda bayerekana mu bihugu bitandukanye. Imana irambwiye ngo iguhaye gushora mu bihugu bitandukanye. Kandi mbonye ubyaye utwana twiza di, dufite imisatsi y'amarende. Iyicarire, buri isaha ntirangiye we. Ariko aho gutinda mu bitaro, twatinda mu rusengero. Uwo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Nta mashini kumva. Umubyeyi wahaye ijambo Mana, umugabo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Mukoma amashi numve, mukoma amashi. Urekeraho. Si wagize ngo kubyina na ferime byo biroroshe? Kubyina na ferime nabyo ntabwo byoroshe. Ariko rero nubwo ntambaye neza cyane nagerageje.
ngo abwira abagaragu ngo musigare hano ndetse n'ifarashi muyisigarane hano, nge n'umuhungu wanjye tugiye gusenga. Narindi kubabwira ngo yakoresheje ikinyoma gitagatifu. Dawidi abwira Imana ngo Mana, inzira ndi kubona ntazo. Imana amubwira ngo ndacyafite inzira vierge. Hanyuma Dawidi abwira Imana ati nigire isazi. Imana iti oya ntabwo ngirwa inama. Dawidi ati mbakanyoni. Imana iti nakubwiye kutangira inama, utazirata ngo wangiriye inama. Dawidi ati noneho rero ubwo sezerera umugaragu wawe. Imana iti humura nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Dawidi ati none bigende bite? Imana iti ndacyafite ubundi buryo. Dawidi we ihindura umusazi. Dawidi ati ko nta bisazi nagendanye muri envelope. Imana igumugisha. Ko nta bisazi nagendanye muri envelope. Imana iti nutigwanaho n'akazi kawe. Dawidi ngo sinzi ukuntu yinyeganyeje gatoya. Imana yohereza ingabo zitwa ibikonda, inkonda. Kora mugenzi we mu kiganza umumbwire ngo iracyafite ingabo. Mumbwirire ngo iracyafite ingabo. Imana yacu ifata igihugu itarwanye. Muvuge ngo amen. Watera haleluya. Oya haguruka wowe yego. Imana irambwiye ngo iguhinduriye ubuzima ku buryo aho wasebeye niho Imana igusebezuriye. Mvuze ikinyaruhengeri. Aho wasebeye niho igusebezuriye. Mbonye Imana iguha amafaranga atarimo urusaku. Amafaranga atarimo urusaku. Numva ijwi rirambwiye ngo humura ntuzakorwa n'isoni. Ntabwo uzafungwa. Imana igukuriyeho gereza. Imana iguhaye ubuzima buruta ubwo urimo uyu munsi. Mbonye igukuye ku gatebe kabikwicaza ku yindi ntebe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hanyuma Dawidi ngo inkonda ziraza. Yikunkumuye ngo yumva ibisazi byaje. Imana yabyohereje. Atangira guharata inzugi. Akisha ati ko nabatumye Dawidi ko ntabatumye umusazi. Bandi batireba neza ni Dawidi. Dore n'amaso ni Dawidi. Akisha ati no, nabatumye umuntu muzima, sinabatumye umusazi. Akisha Imana iguha umugisha. Ngo ahita avuga ati munkurike igisazi imbere. Ngo Dawidi baramwirukana. Aragenda ajya mu buvumo bwitwa Adulamu. Niho yahise yandika ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Arandika ngiyabo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize. Aravuga ngo Uwiteka himbaza. Imana inyeretse ibihugu bitatu, Amerika, Canada n'Ububirigi. Ngiye kubona mbona imbere haje Amerika, mbona marayika ni hateye ve. Hajya niko muvuga. Imana irambwira ngo ubona agiye kugira umugisha ku bazungu, agiye kugira umugisha ku birabura. Mbonye imbere yawe hari uruganda. Imana irambwira ngo elapetizine silivayigro igiye kuguha akazi mu ruganda ariko ahantu hanze. Hanyuma uzakoramo imyaka 4. Nyuma y'imyaka 4 uzaba ufite amazu yawe aparitema. Bivuze neza ra? Aparitema. Mbonye wubakiye imfubyi, ufasha abapfakazi. Mbonye ugurira abantu amamashini. Imana irambwira ngo ico ni icifuza amaranye igihe yigeze abyandika no ku rupapuro. Hari abashaka gutango tubasezerere bigendere. Ntawe uri kumva yataha. Ariko rero
guhanurira abashumba. Haguruka. Humura sindahanura nk'ibya Theogene. Ngewe mbonye inyuma hari abana b'impangu ugiye kubyara. Kandi abo bana ntabwo uzababyarira muri iki gihugu, bazavuka n'ubwene gihugu bwa Amerika. Hanyuma mbonye Imana izanye abaterankunga, harimo umuzungu ariko afite umugore w'umwirabura. Hanyuma nabonaga n'undi muntu utarigeze abyara aba hanze, ngiye kumva numva arakubwiye ngo elagotize ni urubyara Imana yari kuzampani wowe. Numva ijwi rirambwiye ngo uwo ni umuherwe, ntabwo ari umukira ahubwo ni umuherwe. Imana imutegetse kugukunda kuruta ababyeyi bakubyaye. Hamwe n'ibyo Imana inyeretse wicaye mu modoka nziza yitwa Vewiti. Imana irambwira ngo ninkubwire ko ntabwo uzigera wicwa n'impanuka, urupfu rwawe uzasaza uzagira imyaka 102. Kandi Imana irambwiye ngo uzasaza amaso yawe atarahuma, ubwonko bukiri buzima. Mukomere Imana amashi. Iyicarire. Hanyuma Aburahamu afata urugendo agendana na Isaka. Isaka yarageze mu myaka 15 ngo bagere imbere gato. Isaka baza papa we ngo papa, uzi ko umaze gusaza? Ashobora no kuba yaravuze mu mvugo z'iki gihe akavuga ati viye arashaje bana. Viye uzi ko umaze gusaza bana? None si viye ko ndi kubona inkwi, kabona umusho n'umuriro, igitambo kiri heviye. Aburahamu aramubwira ngo mwana wa ngeze ahantu haryoshe, iyakumpaye bitagishobotse. Iyasibije amateka yo kwa papa Tera, iyambinduriye izina muri karitsiye. Iyakumpaye byarananiranye, irera imfubyi zigakura, iyishura amadeni tudafunzwe, iduha gutura mu mujyi wa Kigali, iduha gusinzira abanzi bagiye kuzana ibirozi, itubesheje muri iki gihugu, iduha kuryama tugasinzira, iri bwishakire. Kora mugenzi we mu kiganza umumbwire ngo inyuze inzira aho zitari. Icambere Imana yacu ntibesha oya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Tagacu ko guhinduka namba kakugaragaraho, tagacu ko guhinduka namba kakugaragaraho. Imbere n'inyuma
isi wamburiwe ijambo, niho Imana iguhereye ijambo. Wakoreraga mu kwaha kw'abandi bagahembwa, wowe ntuhembwe. Imana irambwiye ngo iguhaye umushahara uruta uwo abantu bataguha. Imana iguhaye inzu muri uyu mugi. Imana iguhaye viza y'imyaka 10. Bonye bashizemo viza y'imyaka 10. Imana irambwira ngo ibi bikoze vuba cyane, kuko amahirwe yawe mbonye Imana iyohereza muri Canada. Hari abafite amakado yawe bagutegereje, hari umugisha wawe ukurindiriye. Imana iravuze ngo genda uhure n'umugisha wawe. Nyakubahwa mushumba w'abagore, ala pesca igona, mbonye abazungu baguha felicitation. Bivuze neza? Ngiye kumva mbona imbere yawe haranditse ngo UN. Bivuze neza? Bivuze neza? Ngiye kubona mbona imbere ye hari imodoka yanditse ngo HCR. Imana irambwiye ngo igukuye mu gutsikamirwa ikwinjije mu gutsinda. Mwanyemerera tugasoza? Nge mbonye UN, mbona imbere ye haranditse ngo UN. Bivuze neza we? Noneho nge kona mbona imodoka yanditse ngo HCR. Nge kona mbona abazungu nibo bari kuguhemba. Imana irambwira ngo kubwo yemeye guca bugufi, mukuye mu gutsikamirwa mwinjije mu gutsinda. Muraho yemwe. Hello. Teri akisifa atenigo tifazne. Heti toisi la lahos. Aburahamu abwira Isaka ngo iyakumpaye bidashoboka. Nshaka kukubwira ijambo rikomeye. Imana yacu ni inyembaraga, burya imbaraga zayo zirenze uko tuzivuga. Jurebera Imana mu byo yakoze. Umuntu nakubwira ngo umugabo se muzasazana, umubwire ngo na papa yabanye na mama, wowe Satani utabigize mu ruhare. Dufite Imana yubaka bigakomera. Dufite Imana itanga kubyara. Dufite Imana itanga akazi. Dufite Imana irema ibitariho bikabaho. Zamura kwizera, uvuge ngo iri bwishakire. Haleluya. Iturinda gukorwa n'isoni. Ntabwo turara mu kiraro, iri bwishakire igitabo. Aburahamu agendana na Isaka ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Ngeze ku ijambo riryoshye rivuze ngo
mureke dukorera Imana ntacyo turebyeho. Dufite ibintu byinshi byatuma dukorera Imana, ariko munyemerere mvugeho bine gusa kubw'igihe. Fata ikaramu wandike. Icyambere ni iki Imana yatugize cyo. Yohana yaranditse ngo bakundwa turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntabwo ko ari kwera, icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Mu yandi magambo turi abana b'Imana. Umwana agira 8, aba mu gitabo cy'irangamimerere. Umwana aryama aho ashaka, ajya ibyo ashaka. Mu yandi magambo umwana arusha agaciro umukozi wo mu rugo. Icya kabiri muri kwandika ni isezerano dufitanye n'Imana. Nuca mu mazi ntabwo uzatemba, nuca mu muriro ntabwo uzaje. Nubwo batakubwira ngo simbuka 7, isezerano ufitanye n'Imana rikwemerera kuyikora ntawe uguhasa. Uzi ko mutanyumvise? Nubwo batakubwira ngo nyeganyeza mugenzi wawe, isezerano ufitanye n'Imana rikwemerera kuyikora ntawe uguhasa. Icya gatatu, muteze amatwi murangurira ibombo ryo ku gati. Ubwo na ji pineapple. Icya gatatu naho Imana itugejeje. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Nta muntu utagira kera he. Kera bavuga ngo uzapfa nabi, kera bavuga ngo ntacu uzimarira, kera bavuga ngo birarangiye, kera bavuga ngo ubwo baye imfubyi ntawe uzagera. Ariko aho tugeze uyu munsi hararuta aho twahoze. Tera haleluya. Ntawe ukubwiye ngo nyeganyeza mugenzi wawe. Aho ugeze hakwemerera gukorera Imana ntawe uguhasa. Reba uko twese twambaye wagira ngo turi abarisansiye. Kandi ubwo batureberaga muri kavukire ngo na sekuru yambaraga ibirenge, ngo ndi kubyibuka ngo nyirakuru gice gengo yambaraga ibigutiya 4. None turi kwambara neza mu mibyizi. Haleluya. Babwira icya 4 ubwo harazaho na shikarete. Icya 4 naho Imana izatugeza. Aho Imana izatugeza. Imana ni isoko idakama aho ituruka kandi tuzura hijya. Kambivuge neza, Imana ni isoko idakama aho ituruka kandi tuzura ahijya. Mu yandi magambo nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Murafashijwe? Ukwiye gukorera Imana ntawe uguhasa. Hanyuma Aburahamu ageze aho Imana yamubwiye ngo yubake igicaniro, afata inkwi azirambikaho, afata Isaka. Aravuga ngo muhungu wanjye nagukundaga ariko sinakurutisha yakumpaye. Ntugakunda igisubizo ngo wibagirwe itanga ibisubizo. Aburahamu aramuboha, yirengagiza ko ari we gusa afite. Aravuga ngo mwana wanjye nagukundaga ariko Imana nyikunda kuruta uko ngukunda. Niswe umugabo kuberayo, aho ngeze nukuberayo. Arangije ngo azamura umusho, Imana iri mu ijuru iravuga ngo mbonye umugabo uzirikana neza. Nshaka kugira ngo dukiranuke tugere ku rwego Imana itwirata. Reba hano we kurangara. Imana iravuga ngo abandi mbaha igisubizo aho batakinyubahishije, akaba ari cyo bifashisha bansuzugura. Ariko Aburahamu nkoze ku mutima. Abandi mbagira batwara sibo, agahita avuga ati we umbwire perezida akora ariko ntari kuboneka. Ubu mpagarariye isibo ryitwa amahoro. Imana avuga ngo ariko umugabo nahaye umwana
abihaye agaciro nubwo yajyaga mukunda. Imana ibwira marayika ngo genda umumbwirire ngo ntagira icyo atwara uwo mwana. Marayika aravuga ati mbonye uriya mugabo yafashe icyemezo ningenda n'amaguru ndasanga byarangiye. Marayika ati reka mpagarire mu bicu. Marayika ngo hagara mu bicu ati yewe Aburahamu we. Aburahamu arito ati karame karame. Aburahamu mukuru yabona ni marayika ati sindavugana n'umuyede. Marayika ati Imana iravuze ngo ibonye kuyikunda, imenye neza kuyikunda. Kirano kugera ku rwego Imana ikwirata. Nireba mu bandi ivuge ngo ndacafite umuntu. Muvuge ngo amen. Marayika abwira Aburahamu ngo reba imfizi hariya. Reka uwo mwana Imana imenye neza kuyikunda. Bibiri avuga ngo nuko Aburahamu abohora Isaka aboha intama. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ntama yashushanyaga Kristo uzaza akabohwa, twebwe tukabohorwa. Abahanga bavuga ko ubuzima bwa Isaka bushushanya ubuzima bwa Kristo 96%. Editreze ubuzima bwose Imana anyujemo Aburahamu ni igishushanyo cy'uko Imana ari izohereza umwana wayo akaza akaducungura. Gira kwizera kugera ku rwego Imana ikunyurizamo umuyoboro w'ibyo izakora mu isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aburahamu atahana Isaka, intama barayitamba. Turashimira Imana atanze umwana wayo akabambwa, twebwe tukabamburwa. Akagasura dufite ni Yesu. Muvuge ngo amen. Uzo kuntu Isaka yahise atera agakorasi. Isaka yahise atera agakorasi ngo uzi kurinda Mana hapfuye intama ngewe ndagarutse ntashangazi mama dahari Sara ntawe wowe urabikoze umva ntacyo utakora umva ntacyo utakora uzi kurinda Mana we nimumpa amashi dore ndashoje muhaguruke dusenge turatashe Imana iravuze ivuganye natwe ujya ntacyo itakora uzi kurinda Mana we uzi curanga neza curanga neza urekeraho bwira Imana ngo nongeye kukwizera. Bwira Imana ngo nongeye kukwizera. Iyo wizeye utahana Isaka, intama igatambwa. Mwakire ba Isaka mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye mwami w'abami. Wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubwejo. Tugukomeye mu mashi. Tugukomeye mu mashi. Tugukomeye mu mashi. Tukuvugirije impundu. Oh yeah. Buri wese niyakire Isaka. Buri wese niyakire Isaka. Imana iravuze ngo inzira y'umubabaro buri wese anyuzemo y'ubuzima. Imana iduhaye icomoro kiruta igikomere twakomeretse. Imana igiranye isezerano natwe. Ravuze ngo nimurambure ibiganza mwakire ibyanyu. Buri wese aravana ahura n'icyo Imana yavuze. Imana ikoze ubukwe. Imana yubatse ingo zari zisenyutse. Haye abana bacu kwiga. Mbonye amashuri afunguka. Mbona za minirivare hejuru. Imana irambwiye ngo umuntu wese warindiriye mu nzu y'Imana niyakire isimbura mu byizi. Mwakire umwuka werutse ikamira ibyaha. Mwakire imbaraga zituma musuzugura ibyaha.
mbonye marayika aje buri wese aramuheka. Mwakire gukira indwara, mwakire gukira indwara. Abadukurikiye online, Imana irambwiye ngo zeditofe saibeni, buri wese bimubera uko yizeye. Mbonye Imana itanga ibyangombwa ku bantu badukurikiye. Mbonye Imana itanga urubyaro. Mbonye Imana itanga akazi. Imana iravuze ngo yaguye abagore bo kuri iri torero. Aba bagore Imana irabaguye. Umuntu wese wateranye niyongera azamura amaboko. Imana ibahaye impamba y'urugendo. Ntabwo muzakorwa n'isoni. Imana muri kumwe. Mwakira amahoro, muvugirize Imana impundu, mwakira ibyo bakoreye. Amen.